reka mubwire abantu bamaze igihe bavuga ngo ubuzima urimo ni ukubera ko utigeze usenga, ni ukubera ko utigeze ubana n'Imana, ni ukubera ko wakoze ibyaha. Ariko reka mubwire ngo uko babitekereza ntabwo ariko biri, uko babyiyumvisha mu bwonko bwabo ntabwo ariko biri. Ibyo urimo unyuramo, intambara urimo unyuramo, amagorwa urimo, ni ukugira ngo imirimo n'ibitangaza by'Imana bizerekanirwe kuri wowe. Kandi imirimo n'ibitangaza by'Imana nibyerekanirwa kuri wowe, abantu bose bazahindura amagambo, abantu bose bazaceceka, abantu bose bazibaza ibibaye bibayobeye. Dusoma ijambo ry'Imana batubwira ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Hari igihe umuntu ajya avuka akisanga mu buzima atigeze agiramo uruhare. Icyo gihe wisanze mu buzima utigeze ugiramo uruhare, abantu benshi bakuvugaho, abantu benshi bagutayigiye, bakakuvuga bakagusebya. Nta wundi muntu utegereje, utegereje kuzagirirwa neza n'Imana, kuko ineza iva mu bantu uba warayibuze. Ariko nagira ngo mbwira ngo nubwo utabonye ineza ivuye mu bantu, hari ineza igiye kuva ku Mana. Imana ikaza ikakugirira neza, Imana ikaza ikagutabara, Imana ikaza ikakurengera. Ngo aragaruka, ngo akigaruka abamubonye batangira kumwibazaho. Nagira ngo mbwira ngo abantu bagiye kukwibazaho. Impamvu bagiye kukwibazaho, hari ubuzima bari bakuzimo bagiye kuzakubona ubwo buzima bwahindutse. Impamvu bagiye kukwibazaho, hari imibereho bari bakuzimo bagiye kuzakubona iyo mibereho yahindutse. Impamvu bagiye kukwibazaho, bari bazi ko ari wowe warana amadeni, bagiye kubona utagihorana amadeni. Impamvu bagiye kukwibazaho, bari bazi ko ari wowe wara wicaye mu rugo uri umushomeri, bagiye kukubona ujya mu kazi, bazabaza ngo niwe cyangwa si we. Impamvu bagiye kubaza ngo niwe cyangwa si we, bari bakuzi w'ubuhumyi ariko ntabwo bazakubona w'umuntu, barabaje ngo niwe cyangwa si we. Impamvu bamugizeho kumwibazaho ni uko bamubonye bitandukanye n'uko yari ameze. Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Imana nibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Tudatinze rero munyemerere dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu, Imana nyiringabo, Imana mugenga wa byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa. Turasenze tuvuga ngo Mwami ngwino ubane natwe muri iri jambo kandi utugirire neza. Neza yawe igaragara, ubutware bwawe bugaragara, amaraso yawe agaragare, ukora imirimo n'ibitangaza kubwira ijambo. Bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kugira neza, bimenyekane kutabara, kandi bimenyekane ko ari wowe Imana, bimenyekane ko ari wowe ushoboye. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Urakoze Mwami, urakarama kubanye natwe muri iri jambo, kandi ukaba ugiye gukora imirimo n'ibitangaza muri iri jambo, ukaba ugiye kuruhura benshi muri iri jambo, bikamenyekana kuri Imana. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Bene data, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Dukomeje kubashimira kubwo kudukurikirana, dukomeje kubashimira kubwo kutuba bugufi, kutuba hafi. Uyu munsi muzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agutabaye abanzi bawe bagihari. Impamvu Imana igutabaye abanzi bawe bagihari ni uko abantu bavuze ngo ntabwo uzatabarwa, ni uko abantu bavuze ngo ibyawe ntibizakunda. Ariko nagira ngo utangarize aya masaha nkubwire ngo Imana igutabaye abanzi bawe bagihari, Imana igutabaye bagushungereye bagihari, Imana igutabaye bakuvumye bagihari, Imana igutabaye bavuze ko utazakora ubukwe bagihari. Aba bantu bose bagiye kureba imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye. Aba bantu bose bagiye kureba Imana iguhinduriye amateka. Aba bantu bose bagiye gutangazwa n'iby'Imana ikoze, kuko umuririmbyi yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Aravuga ngo ariko icyozi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ndagira ngo ubwire ngo ntabwo Imana izakora ibyo abanzi bawe bashaka, ahubwo Imana izakora ibyo ishaka, kuko irashaka kukugira
kukugirira neza, irashaka gukuraho igitutsi, irashaka gukuraho igishungero, irashaka guhindurira amateka. Ijambo ry'avuga ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kandi nubwo bimeze gutyo ukabona nta nzira, ukabona nta cyerekezo, haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwe kizongera kibeho. Imana igiye gutabara abanzi bawe bahari, Imana igiye gutabara abakuroze bahari, Imana igiye gutabara abakuzinze uhari. Ugiye kubyara abavuze ko utazabyara bahari, ugiye gukora ubukwe abavuze ko utazabukora bahari. Mana we, ugiye kujya mu kazi abavuze ko utazakajyamo bahari. Bazabona iby'Imana ikoze, nibarangiza batangare. Bazabona iby'Imana ikoze, nibarangiza bahinduke. Ibintu Imana igiye gukora bigiye gutuma abantu benshi bihana, bigiye gutuma abantu benshi bamenya Imana, kuko abantu bagufasheho igihe, abantu bakugendana igihe. Ariko nagira ngo ubwire bigutabaye bahari. Buri ngero ngo uzantabare bakiriho, batazagira ngo urabeshya. Imana igutabaye bagihari, batazagira ngo Imana irabeshya, batazagira ngo Imana irivuguruza. Ntabwo Imana ijya yivuguruza, ahubwo Imana igutabariye aho bakuvugiye, igutabaye bahari. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere tuganire kuri iri jambo, cyangwa se dusome iri jambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho ni ibice 9. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amina. Reka mubwire, abantu bamaze igihe bavuga ngo ubuzima urimo ni ukubera ko utigeze usenga, ni ukubera ko utigeze ubana n'Imana, ni ukubera ko wakoze ibyaha. Ariko nagira ngo mbwire ngo uko babitekereza ntabwo ariko biri, uko babyiyumvisha mu bwonko bwabo ntabwo ariko biri. Ibyo urimo unyuramo, intambara urimo unyuramo, amagorwa urimo, ni ukugira ngo imirimo n'ibitangaza by'Imana bizerekanirwe kuri wowe. Kandi imirimo n'ibitangaza by'Imana nibyerekanirwa kuri wowe, abantu bose bazahindura amagambo, abantu bose bazaceceka, abantu bose bazibaza ibibaye bibayobeye. Dusoma ijambo ry'Imana batubwira ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Hari igihe umuntu ajya avuka akisanga mu buzima atigeze agiramo uruhare. Icyo gihe wisanze mu buzima utigeze ugiramo uruhare, abantu benshi bakuvugaho, abantu benshi bagutaye igihe, bakakuvuga bakagusebya. Nta wundi muntu utegereje kuzagirirwa neza n'Imana, kuko ineza iva mu bantu uba warayibuze. Ariko nagira ngo mbwira ngo nubwo utabonye ineza ivuye mu bantu, hari ineza igiye kuva ku Mana. Imana ikaza ikakugirira neza, Imana ikaza ikagutabara, Imana ikaza ikakurengera. Dusoma ijambo ry'Imana hano batubwira ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Uyu mwana kugira ngo avuke ari impumyi, ntabwo yavutse agambiriye ko yavuka ko ari impumyi, ntabwo yabishakaga. Mu yandi magambo, ubuzima yavukiyemo ntabwo yigeze abushaka. Nawe hari ubuzima urimo utigeze ushaka kubamo. Hari ahantu wavutse wisanga utarabigizemo uruhare. Ariko nagira ngo aho wisanze utaragizemo uruhare, niwo Yesu agiye kuza gukura, yarangiza akaguhindurira amateka. Abantu bose bakamenya ko wahinduriwe amateka n'Imana, utahinduriwe amateka n'abantu. Niyo tubaho akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Ngo Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, ngo abigishwa be barangije baramwegera, bamaze ngo databuja, ari uyu nguyu n'ababyeyi be, ninde wakoze icyaha? Iteka iyo wahuye n'intambara, abantu bashaka ko ari ibyaha wakoze, ariko ntabwo abantu bajya batekereza ko byaba n'umugambi w'Imana, byaba n'ubushake bw'Imana, kugira ngo Imana ikwiyereke mu bundi buryo, kugira ngo abantu bazakizwe kubera wowe. Abantu bahise batekereza ko uyu mwana kugira ngo avuke ari impumyi, ari we waba warakoze ibyaha, cyangwa se ari ababyeyi be bakoze ibyaha. Uyu munsi wa none dusohoye mu bihe abantu bashakira impamvu aho zitari, bakuba biri mu kigeragezo bagahita bavuga ko nta kindi kintu cyatumye winjira mu kigeragezo ari ibyaha, ariko ntibabe bahishurirwa ko n'ubushake bw'Imana bwatuma winjira mu byaha, n'ubushake bw'Imana bwatuma ugera mu ntambara. Iyi Mana ijya yemera ko umuntu yinjira mu kigeragezo, ibintu byose bikamera
nzamushiraho. Nugira ngo ndakubesha uzasome inkuru z'umugabo witwa Yobu. Mu gihe kimwe Satani ava mu isi ngo kuyizerera no kuyitambagiramo, ngo Imana iramubaza ngo mbe Satani witegereje neza wabonye uburyo umukiranutsi wanjye Yobu anyubaha, ankunda, ankiranukira? Satani ati ariko se wabuzwa n'iki? Yabuzwa n'iki kukubaha? Ntacyo utamukoreye. Imana yamubwira rero ibyo atunze ntabwo aribyo bituma anyubaha, ahubwo Yobu anyubaha kuko yamenye izina. Imana yamubwira ibyo byose nabiguhaye, ariko ubugingo bwe bugize gute? Burashinganye. Hari igihe Imana igitanga umukiranutsi ariko ubugingo bugasigara bushinganye. Igihe cyagera Imana ikamutabara, igihe cyagera Imana ikamwibuka. Imana yageze yakemera Hana agera igihe abura urubyaro, abantu bose bamufataho ijambo, ariko igihe cy'Imana kigeze imuhaye Samweli abantu bose baraceceka. Ndagira ngo mubwire ngo ubuzima uhagazemo nubwo abantu bagufashaho ijambo, nubwo abantu bagufashaho igihe, ariko Imana niyo yemeye ko babikora. Uwo munsi Imana yahinduye amateka, bose bazacecekera icyarimwe, bose ntawe uzongera kuvuga, bose bazamenya ko ubana n'Imana nibarangiza bahindura amagambo. Ngo abigishwa baramubaza ngo ari uyu nguyu ko tubona ari impumyi, ninde wakoze icyaha, niwe cyangwa ni ababyeyi be? Yesu n'abanyana ngo ari uyu nguyu ntawe wakoze icyaha, ari ababyeyi be ntawe wakoze icyaha, ahubwo ibi byose mureba byabereho kugira ngo imirimo n'ibitangaza by'Imana byerekanirwe kuri we. Ndagira ngo ubwize ukuri, nawe urimo unyuramo nonaha, amarira urimo urira nonaha, imyambaro urimo nonaha, ubushomeri urimo nonaha, ubugumba urimo nonaha, amadeni urimo nonaha, byabereyeho kugira ngo imirimo n'ibitangaza by'Imana bizerekanirwe kuri wowe. Byabereyeho kugira ngo Imana izagukorereho imirimo n'ibitangaza, kugira ngo abantu bose batangare, kugira ngo abantu bose bahindukirire Imana, kugira ngo abantu bose bamenye ko nyuma y'uko umuntu ababajwe, nyuma y'uko umuntu ageragejwe, nyuma y'uko umuntu ibintu bimushizeho, Imana ijya yongera ikamugarukaho, yamugarukaho ikamugirira neza, yamugarukaho ikamurengera. Yesu arangije arababwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. N'igihe umuntu azaba atakibasha gukora, n'igihe umuntu azaba atakibasha kureba. Ngo Yesu arangije muri ako kanya ngo acira amacandwe hasi, ngo arangije ngo atobatoba kondo akamusiga mu maso. Reka mubwire, Yesu nahagera azaribina ifoyamita, azakora ikinyuranyo n'icyo abantu batekerezaga, azakora ikinyuranyo n'icyo abantu bibwiraga, kuko Yesu akora bitandukanye n'uko abantu bakora. Ugiye kureba nk'abantu bize ubuganga, abadogiteri, ntabwo bisobanuka ko uyu muntu waba warahumye wamushyiramo igitaka mu maso n'ubundi ntabwo yareba. Ariko kuko Yesu akora bitandukanye n'abaganga, kuko Yesu akora bitandukanye n'abadogiteri, kuko Yesu akora bitandukanye n'abakomeye bo mu isi, ngo arangije ngo akora ubufindo bwe, acira amacandwe hasi, ngo arangije acira kondo, aragakandakanda kondo bakamusiga mu maso, ngo arangije ngo genda ujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isorowamu. Bisobanurwa ngo yagize gute? Yaratumwe. Reka mubwire, iyo Yesu yahageze ujya ubasha kugenda kandi utareba, ujya ubasha guhaguruka ukagenda. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu yahageze hari ibyo gusingira. Umuririmbyi yavuze ngo mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ngo ni kenshi nakumvishe umutima wanjye urakwifuza. Ndagira ngo mubwire ngo iyo Yesu yahageze amateka yose arahinduka. Ibyo abantu bari bakuzi bo birahinduka. Abari bakuzi uri umushomeri bakubona uri mu kazi, abari bakuzi uri ingumba bakubona uhetse, abari bakuzi uhomba bakubona winguka, abari bakuzi bajya gutereza cyamunara bakubona cyamunara zavuyeho. Kubera iki iyo Yesu ahageze akora ibinyuranye n'ibyo abantu batekereje. Abantu babonaga uyu muntu wavutse ari impumyi, bari bazi ko azapfana ubuhumyi, ariko Yesu ahageze amanurwa no kumukuraho ubuhumyi. Nawe nagira ngo mubwire ngo Yesu amanurwa no kugukura mu buzima wari urimo. Hari ubuzima umazemo igihe, hari ubuzima umazemo igihe waraburambiwe, ariko aya masaha Yesu amanurwa no kugukura muri ubwo buzima. Bibiliya ngo arangije ngo aragenda ajya kwiyuhagira, ngo yibira mu kidendezi yumvira Imana, ngo amaze kwiyuhagira muri iki kidendezi ngo aramumanuka, ngo aragaruka, ngo akigaruka abamubonye batangira kumwibazaho.
mbwira ngo abantu bagiye kukwibazaho, impamvu bagiye kukwibazaho, hari ubuzima bari bakuzimo bagiye kuzakubona ubwo buzima bwahindutse. Impamvu bagiye kukwibazaho, hari imibereho bari bakuzimo bagiye kuzakubona iyo mibereho yahindutse. Impamvu bagiye kukwibazaho, bari bazi ko ari wowe uhorana amadeni bagiye kubona utagihorana amadeni. Impamvu bagiye kukwibazaho, bari bazi ko ari wowe uhora wicaye mu rugo uri umushomeri bagiye kukubona ujya mu kazi, bazabaza ngo niwe cyangwa si we. Impamvu bagiye kubaza ngo niwe cyangwa si we, bari bakuzi w'ubuhumyi ariko ntabwo bazakubona w'umuntu, barabajije ngo niwe cyangwa si we. Impamvu bamugizeho kumwibazaho ni uko bamubonye bitandukanye n'uko yari ameze. Bamubonye areba kandi bari basanzwe bamubona ari impumyi, bamubonye nta muntu umurandata kandi bari basanzwe babona bamurandata. Abantu bagiye kukubona hari ibyo batakikubonaho, bagiye kubona hari imibereho yahindutse, bavuga ngo niwe cyangwa si we. nawe arangira avuga ngo ni njyewe. Haleluya! avuga ngo ni njyewe. Iki ni igihe cyo kugira ngo uzahamirize abantu ko wahuye na Yesu akagutabara, ko wahuye na Yesu akakurengera, ko wahuye na Yesu akakwibuka, ko wahuye na Yesu akakumara umubabaro, ko wahuye na Yesu akagukuraho igitutsi, ko wahuye na Yesu akagukuraho igishungero. aravuga ngo ni njyewe. Bagira komantere bataka kuvuga ngo ntabwo bishoboka. Hari abantu bazatera komantere ku byo Imana yaremye ariko uzabahamiriza ngo ni Imana yabiremye. Baba bati se wamumutse gute ko twari tuzi kuri impumyi, ko twari tuzi ko wavutse uri impumyi, ko twari tuzi ko utazigera ureba, byakugendekeye gute? Aravuga ngo nahuye na Yesu. Haleluya! iyo umuntu yahuye na Yesu ntabwo Yesu ajya amusiga uko yari ari. iyo uhuye na Yesu aguhindurira amateka, iyo uhuye na Yesu aguha ijambo, iyo uhuye na Yesu aguha igikundiro, iyo uhuye na Yesu agushyiraho igitinyiro, iyo uhuye na Yesu agoza amarira. aravuga ngo nahuye na Yesu w'i Nazareti. adumaze guhura na Yesu atobatoba kondo agasiga ku maso anyohereza muri Yorodani. ndangije na dibinifo yasirigidemo enitakota yasiri, ndangije na dibinifo enimando yasirigode. Haleluya, haleluya! ndangije ndagenda ndiyuhagira ngo ukanahumanutse, none ndimo nagenda, none ndimo nareba. Haleluya! ngo abantu birabacanga. reka mubwire, hari abantu bigiye gucanga, hari abantu bagiye gucanganyikirwa kubera ko Imana igutabaye batabishaka, Imana igutabaye batabyemera, ariko Imana iragutabaye. hari abantu bagiye kubura icyerekezo kuko Imana ikugarutseho, kuko Imana ikurengeye, kuko Imana ikwibutse, kuko Imana igwejesha amarira. baravuga ngo ntabwo bishoboka, harimo aratubesha. reka mubwire ngo ko bazagera n'igihe bashaka no musa, reka mubwire ko bazagera igihe bashaka nabo muhuje amazina, ariko nubwo mwaba musa, nubwo mwaba muhuje amazina, ntabwo muhuza ibibazo, nta nubwo muhuje aho Imana yabatabariye. Imana itugiriye neza. ngo barangije bahamagara ababyeyi be, bakibahamagara baraza ati turashaka kumenya, muramya neza ko uyu mwana yarubaye? ati ni uwacu. none se muramya neza ko yari impumyi? ati yari impumyi. ati none yahumanutse gute? baravuga ati natwe duheruka ari impumyi, ntabwo tuzi icyo ko yahumanutse. icyo tuzi neza, haleluya, icyo tuzi neza, reka mubwire, icyo abantu bazi neza ni uko bakuzi mu bibazo, ariko ntabwo bazi ko uzaribinifo yasa, ntabwo bazi ko uzava muri ibyo bibazo. Yesu wenyine ni ubizi. ntagira undi muntu bajya gushakira ubuhamya bw'uko Imana yagutabaye, nibaza bakwishakira ubuhamya. baragira bati murabihamya? ati turabihamya. murabyemera? ati turabyemera. none ko muvuga ko hari impumyi yahumanutse gute? haravuga ngo Yesu, haleluya, haravuga ngo ntabwo tubizi, namwe nimumwibarize, nimumwibarize ni mukuru. reka mubwire, ntabazakubarizwa ibyawe, ntabazakubarizwa uko Imana yagutabaye. ubwawe uzahagarara hera, ubwawe uzahamya ko Imana yagutabaye, kandi uzahamya ko Imana yakwibutse. haravuga ngo namwe nimumwibarize ni mukuru. imyaka afite imwemerera kwivugira, imyaka afite imwemerera kwiyamiriza ko yari impumyi, akagaragaza n'uwamukijije. ngo bongera kumuhamagara ubugira kabiri, baramaze ngo wahumutse gute? haravuga ariko na mbere igihe nabibabwiriye kababwira ko nahuye na Yesu. reka mubwire, bazakubaza rimwe, bakubaza kabiri, bakubaza gatatu, kugira ngo bemere. nubwo batazemera bose, ariko bazemezwa nuko ugiye kujya mu kazi, bazemezwa n'ibyo Imana yagukoreye, kuko bemezwa nuko bavuga ati yari impumyi ariko arareba. haleluya, oh haleluya! haravuga ati Yesu w'i Nazareti yatobatabye kondo asiga ku maso, aragabanya ibyo kwiyuhagira.
Yesu ni umunyabyaha. Agahita ariko muvuga gute ko ari umunyabyaha? Muvuga gute ko akora ibyaha? Ko mwebwe muri aba ko mutigeze munkiza kandi mwirirwa musenga? Ariko nahuye nawe agira gute? Arangiza. Ngo barangije baramusunika, bamusunikira hanze. Reka nkubwire ibyo Imana igiye gukora hari abatazabyemera, barangiza bakagusunika. Ariko uko bari kugusunika barimo baraguhuza na Yesu. Uko bari kugusunika barimo baraguhuza n'umwami wawe. Humura, ijoro rirakeye, Imana igutabaye. Abanzi bawe bahari, Imana igutabaye. Babirebesha amaso, Imana ikwibutse, bagiteranye kandi izabikora. Bose bahari babirebesha amaso, bamenye ko byakozwe n'amaboko akomeye y'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe kandi Imana iturengere. Turimo tugana ku musozo. Nta muntu n'umwe wigeze wiringira Imana wakorwa n'isoni. Nta muntu n'umwe wigeze akorera Imana we yikorera amaboko. Niba ugira ngo ndakubesha usome Bibiliya, ikubwira inkuru z'umugore witwa Hana. Uyu mugore witwa Hana yiringiye Imana, ari ingumba Imana imuha kubyara Samweli. Sara yiringira Imana, Imana imuha kubyara Isaka. Haleluya. Aburahamu yiringira Imana, Imana imuhindura sekuruza w'amahanga. Imana itugirire neza. Basaduraka na Meshaki na Abedenego biringiye Imana, babwira Nebukadinezari, baramubwira ngo databuja, naho Imana itadukiza nta kintu cyatuma duhindukirira Imana zawe, naho twapfa tuyiringiye. Ariko kuko bari biringiye Imana, Imana ibatanga mu itanura ry'umuriro, bavamo ari bazima. Iyo wiringiye Imana, Imana ijya igutabara. Abanzi bawe bahari, Imana ijya igutabara. Inama zikiba, Imana ijya igutabara. Abaroga bakiroga, Imana ijya igutabara. Abagusabya bakigusabya, Imana ijya igutabara. Abakurwanya bakikurwanya. Kubera iki? Wiringiye Imana itagineshwa. Iyo usomye Zaburi 125 yaravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni mutabashika kunyeganyezwa. Iyo wiringiye Uwiteka nta bintu bikunyeganyeza. Iyo wiringiye Uwiteka intambara ziraza ugahagarara. Iyo wiringiye Uwiteka baragusabye ugakomeza urugendo. Iyo wiringiye Uwiteka barakuvuga ngo ntuzabyara, ugashingira ku ijambo Imana yavuze ikakubwira ngo uzabyara ukaryiringira. Hanyuma ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kugira gute? Kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi ya Yerusalemu igoswe n'umusozi wa Siyoni, niko Uwiteka agota abantu we. Ndagira ngo mbwire ngo abantu biyubashye Imana, Imana ijya ibagota, Imana ijya ibarinda, Imana ijya ibahagararaho. Ntabwo bajya bakorwa n'isoni, ntabwo bajya banyeganyezwa, kuko iteka bahora bahamye kandi iteka bahora barinzwe. Imana itugirire neza. Tusomye ijambo tubwire ngo yari yavutse ari impumyi. Yari yavutse ari impumyi, ntiyigeze areba, ntabwo yigeze amenya ibiri ku isi. Ariko Yesu ageze arareba. Yesu ageze nawe agira agaciro, arareba arabona. Ubuhumyi bumuvaho. Nawe nagira ngo ubwire ngo Yesu akugezeho hari ibintu maranye igihe bigiye kukuvaho, abantu bakakubona ugenda. Haleluya. Agera igihe babona ngo mbese murahamya neza ko uyu ari umwana we, bati turabihamya. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Munyemerere dusenge kubwira ijambo, wowe wizere muri iri jambo ko Imana igutabaye kandi Imana ikugiriye neza. Mana mu izina rya Yesu, Mana nyiringabo, Mana mugenga wa byose, tabara abana bawe, kuri abantu ubuhumyi, barengere, batsindishirize, babera Imana, babera igisubizo, babera ubwugamo. Neza Imana igaragare, twarabwa Imana bugaragare, maraso yose agaragare. Imana yitamurure, Imana ireme, Imana irwane, Imana itsinde, Imana ihinyuranye ibihe mu izina rya Yesu. Mwami ntabare twe, ahubwo reka izaza cyubahiro, reka tukugireho umugisha, utabare kandi urengere, wibuke abantu bawe kandi ubaneshereze. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Pasiteri Himbazwe Theophile. Imana ibahe umugisha. Ushaka gusengerwa cyangwa se kuganira n'umushumba wamuhamagara kuri 0784 77 848. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Muhahe muronke aho muherereye hose, uburezi bw'Imana bubabeho. Shalom.